Iyi Pi Network ifite total supply nini pe. Total supply nini aho noze mbona mu bibora byayo ifite total supply igera muri biliyari ijana. Ikintu cyageze muri biliyari burya kiba ari urundi rwego. So ibi bisobanura ko ni ifite community nini. Donc ikeneye abantu benshi bazagenda bakamayininga izi coin izi Pi ifite zigera muri biliyari ijana. Ni ukuvuga ngo ubundi hano ubwo bo baba bamaze kubikora nko kuvuga ngo aba pioneer mwese muzamayininga mu mayininge mpaka nibuze izi coin biliyari ijana zirangiye nibwo kumayininga bizarekeraho. Hari abantu benshi baba bibaza bati ese buriya kumayininga Pi Network bizarangira ryari, bizagenda gute? Niba kakanya tuvuga ko cyangwa se Pi Network cyane ko team imibare yayo basohora hanze bavuga bati Pi Network imaze kugira nibura active pioneers miliyoni 70 ziri kurengaho bake. Ni ukuvuga ngo nibura abo bantu miliyoni 70 bamaze gukoresha umushinga wa Pi Network bafite Pi zingahe. Buriya abapioneer mugomba kumvisha ikintu abo bantu bose bamaze ku mininga cyangwa se bamaze kwiyandikisha mu mushinga wa Pi Network bafite Pi zingahe. Ese ku mininga kuko niba twarabonye ko rate yayo byagabanutse, niba kera hose wenda waraminingaga ukabona Pi ziri kwiyongera, ariko aka kanya umuntu akaba ari ku mininga umunsi umwe ugashira, iminsi ibiri gashira, iminsi ingahe gashira utarabona hiyongeraho nibura na Pi imwe. So urumva ko rero nyine rate barayigabanyije, ariko impamvu nta yindi bagabanya rate nuko baba bajya babona ko ya total supply za Pi biyemeje ko abapioneer bazamayininga benda kuzegereza bakagabanya, abantu bagakomeza bakamayininga. So hano rero nta kundi biba bigomba kugenda bimeze nko mu ikese y'inzoga cyangwa se ikese ya Fanta. Niba mubizi kese ya Fanta tuvuge ibirimo udufanta 24, bivuze ngo iyi Pi Network nayo uyifate nk'ikese ya Fanta ikaba ifitemo Pi biliyari ijana. Uwo mushinga wifitemo izo coin, bivuze ngo izo biliyari nizirangira ni nkuko za Fanta ziba zirangiye mu ikese. Bivuze ngo wanyweye aba yanyweye, cyangwa niba warangwe nyine ukaranguraho nk'icumi ukaba udufite, niba waba utaradupfundura ubu dufite. So rero aho ngaho ibi bintu rero no kuba ifite supply nini ugereranyije n'izindi coin, ibi bibora ntabwo Bitcoin igeze ikora total supply ingana gutya. Ari nayo mpamvu mubona Bitcoin nyine itageze ku bantu benshi, cyangwa n'izindi mining coin, izindi coin to mininga zose za Ruby, za Ethereum ntabwo zifite total supply ingana gutya mu by'ukuri. So rero aba pioneer benshi muba muri kwibaza muti ibiciro bya Pi VP bimeze gute? Aha hantu nyine no kuba ifite total supply nini nayo biri mu bintu bituma igiciro cya Pi Network kitahita kizamuka ngo tukibone, kubera ko nyine abantu benshi barayifite. Kandi mu by'ukuri mumaze kubimenya kuzerekeye n'isoko ry'igicuruzwa icyo ari cyo cyose, iyo ibicuruzwa biri kuboneka, iyo biri kuboneka cyane, wajya ku isoko ugasanga inyanya ni nyinshi, birumvikana ntabwo zaguhenda. Ariko niba inyanya zabuze, aho ngaho nawe nutarya inyama yemera ko zihumura iyo bazitetse. So urumva ko niba community nini ifite Pi biraza kugorana kugira agaciro kayo kazamuka. Isi ni nini, isi ituye n'abantu benshi ugereranyije n'umushinga wa Pi Network. N'abantu bagomba kuzawa accessinga n'uburyo Pi Network ishaka ko Pi igomba kuba digital currency, ifaranga koranabuhanga rihahishwa ku isi yose nk'uko ari cyo cyakora umushinga. So urumva ko rero byanga byakunda ntabwo iyi Pi Network yacu nanone twavuga duti ihagije isi. Umushinga nta twavuga ngo hisuhaza isi, kuko nubundi byanga byakunda. Urumva total supply yayo niba ari biliyari ijana, byonyine abatuye isi barenga izo biliyari. So rero ikintu tugomba kumva neza nta kindi
nuko tugomba gukomeza dukurikirana amakuru. Nkwibutsa ko hano ni kuri ya Biso TV show, ni ya Biso wanyu nk'ibisanzwe babageza aya makuru, ariko hari abantu mwirebera bino biganiro byacu donc mukavuga muti ese bavuze iki, ariko ibintu tuba tuvuga bifasha benshi, bitafasha benshi twabyihorera, bitagira abo badufasha. Ushobora kuguha amakuru ugasanga wenda wowe ntabwo abantu banganya ku accessinga amakuru icyarimwe, wowe wenda nshobora kuguha amakuru ugasanga hari ibyo wivumburiye, ariko hari abandi baba bategereje amakuru hano kuri ya Biso TV show. So niba nawe rero ari ubwa mbere ugeze hano kuri channel yacu, kanda subscribe kugira ngo n'ubutaha ujye uhita ufatiraho ku biganiro byacu. So rero namwe mwamaze kuyikora mu bihugu bitandukanye mudukurikirana, murabizi muri abantu b'agaciro, ntabwo tuzabatenguha, tuba tubemera cyane kuko mukunda kandi mugakurikira ibiganiro byacu biba ari iby'agaciro. So uyu mushinga wacu rero turagiye cyangwa se dushoreye nk'abapioneer mwese, abantu mwese mwamaze kumenya Kiributo. Uyu mushinga uracyagoranyeho ukuntu mu busesenguzi bwanjye. Impamvu ya mbere nari maze gusa n'uyivugaho mbabwira ibyerekeye no kuvuga ngo dufitemo abantu benshi bamenye umushinga, ni ukuvuga ngo payi zirahari ni nyinshi, kandi na total supply ya Pi network nayo iracyari nini, sibyo? Bivuze ngo izo payi biliyari 100 nizimara kuba ziri muri abo bantu, bizajya kugira zizazenguruke mu bantu bazikeneye ku isi. Urumva niho bizatangira kugira gute, nibura kubera bya bintu nibi tuvuga bya GCV. Man, GCV ntabwo nge nayita ko ari ikintu ngo kinini cyadanje. Kubera iki? Mwibaze uko isingana, mwibaze nizo payi zakozwe ziri mu mushinga, sibyo? Bivuze ngo ntabwo tuzi niba uyu mushinga uzongera ukongeramo izindi payi zo kugira ngo abantu bose ku isi babashe kuba bafite payi. Niba izo payi zonyine rero zidashobora guhaza isi, noneho murabyibaza mute nyine ya masoko nazaba amaze kwemerwa, abantu za payi bafite niyo twasanga wenda muri payi zimaze kumayiningwa, ugasanga wenda ari abantu runaka bazihariye, ko nabo kuziharira bizarangira bazikoresheje nyine zigasakara, aricyo twita redistribution of wealth, ukuntu ubukungu busaranganywa mu baturage, sibyo? Amafaranga akava ku muntu, murabizi ufite 5,000 buryo wishyuye motari nawe agura essence, uguze essence agahemba abakozi, wa mukozi agura inkweto, wa muntu wagura inkweto yishyura umusoro, cyangwa se nawe akajya kunywa amata, wa muntu unyweye amata yishyura nyirinka wamuhaye amata, wa muntu wa nyirinka yishyura wateye ibyatsi, wa muntu w'ibyatsi akishyura wa muhinzi nawe akajya guhaha, wa wundi bagiye guhahira yishyura imisoro, ya misoro igakora ibikorwa remezo runaka. So nubwo buryo tuvuze redistribution of wealth, uburyo ubukungu busaranganywa cyangwa bugera ku muntu wese. Twibaze noneho redistribution ya payi. Distribution ya payi izagera, donc payi zizava ku ba pioneer, ku bantu bazi mayininze, zigere ku buri babandi batana mayininze, ariko wenda bashobora kuba bafite wallet zabo bashobora gushiramo izo payi, cyangwa se wenda ubwo gihe kizagera umuntu wese bafitiye iyo app ya Pi network kugira ngo abe afitemo iyo wallet, kuko wenda ikoranabuhanga rigeze. Ariko uribaza gute ko abaturage bose nyine buri wese azatungaho payi gute? Rero impamvu tuba tuvuga ko amafaranga n'ubundi yabuze, amafaranga nyine yarabuze kubera ko ari abantu bafite miliyari, hari n'abandi badafite n'icyatanu cy'amafaranga y'u Rwanda, icyatanu 1,500. Bivuze ngo uwo utafite n'1,500 nyine ari gusafaringa. Abigenza ate kugira ngo kuri wa muntu ufite miliyari abashe kubonaho basi makeya amukuye? Bisaba ko rero wa muntu ufite icyatanu ari ibyo agomba gukorera wa muntu kugira ngo agere gute abone kuri ya miliyari yiwe, aboneho. So rero no kuri payi nubwo buryo bigiye kuzagenda. Amahirwe rero dufite nayahe mu bapioneye, akakana ko wenda ngasobanure. Amahirwe ari nuko payi nubwo yaje nka digital currency iza nk'ifaranga rishobora guhahishwa ukaryishyura ugura serivisi cyangwa ibindi bicuruzwa runaka. Nukuvuga ngo nubwo ari iryo faranga ariko payi burya ni n'igicuruzwa. Abantu tubyemere
dukunze kuza hano tukavuga duti ntabwo payi yaremewe ama exchanges n'ibiki ariko byanga byakunda payi zaba igicuruzwa kuko n'idolari ntabwo ryajeho ryumva ko rije kuba igicuruzwa. Idolari ryaje rije kuba ifaranga rya Amerika ngo rikoreshwe muri serivisi kwishyura mu buryo bwa payment. Ariko bisanze aba exchanges burya abantu bafite ubwenge. Umuntu yabonye ko ikintu runaka gishobora kuba ari abantu bagikeneye aragicuruza nyine. So payi rero niba ama exchange yarabonye ko ari abantu bakeneye kugura payi, niyo mpamvu yashyizeho isoko abantu bajya kujyanayo payi abandi barazigura. Bivuze ngo iki rero, payi nayo rero ni igicuruzwa kuko abantu bazayicuruza mpaka. Payi izacuruzwa mpaka, tuzayibona ku ma exchange yose azaba yemerewe kuba yayilistinga igihe cyose payi network izaba ikitwa payi. Bivuze ngo rero ku muntu uzajya ubushaka cash, ubwo ni amafaranga afite za payi uzashaka kuzitanga azajya yabona. Ariko na wa muntu uzajya kuzitangamo ngo aguremo ibicuruzwa runaka abe yishyure muri payi, nabyo bizakuna. Nkuko mubizi neza ko umuntu ushaka kwishyura mu idolari yishyura mu idolari. So ubwo rero nibwo buryo bwiza wenda muzajya mukunda kubonamo bitandukanye n'izindi coin zose, kuko izindi coin zose nyine na amakripto tuyabona ni ukuvuga uyagurishiriza ku ma exchanges, ntabwo ishobora kuba iryo faranga isi yose yakemera. Umuntu wemera kwishyurwa n'ubundi mu buryo bwa Bitcoin za Ethereum cyangwa n'izindi coin, nuko nawe abazi neza ko izo coin nta kindi kintu ari buze kuzimaza, araza kugena nawe azijyane ku exchanges azigurishe abone za cash yatekerezaga kuza kugira gute kubona. So uyu rero ni umushinga munini, Pi Network ni umushinga munini, ariko ni umushinga aba pioneer mugomba kwitondamo cyangwa se kwitondera, kuko byanga byakuna nyine biraza gukomeza gusaba igihe. Ariko nkuko nabibabwiye muri video yabanje, abandi mu by'ukuri ahangaha izi coin ziri niho abantu bari kugira gute bari kungukira, nta amafaranga bari kuyarira, kuko twe turi gutekereza ngo payi yamanutse, payi yagize gute. Nyine aho ngaho niho umuntu ushaka kurya amafaranga ari kuyarya, kuko iyo coin yamanutse hari umuntu ugiye kunguka, iyo coin yazamutse hari umuntu ugiye kunguka. Niba yamanutse umuntu arajya kugura, nizamuka agurishe, nimanuka byanga byakunda nyine imanutse umuntu ugiye kugura ahita agenda akazigura, abari mu nyungu. Rero ntimuze gutekereza ko ibintu biba byakozwe abantu bamwe mukareba ati ibi ni ibiki, niko ubukungu bundi buba bumeze. Ifaranga ni ukuvuga ngo aya mafaranga y'u Rwanda naho niko biba bimeze. Iyo yabuze aba yabuze, uyabonye ahita aba umwami. Iyo ku isoko ugezeho ugasanga urayafite nyine urategeka ugura icyo ushaka, ariko iyo yabuze biba byabaye danje. Muzarebe abacuruzi b'inkweto, imyenda cyangwa iki, iyo ufite marika abandi badafite ubu bashoboye. Ariko iyo usanze marika ari abantu bose bazifite, nawe nyine wumva nta kigena, nta mari uba ufite. Bivuze ngo rero twebwe turi guhora mu bintu byo kureba ibiciro byamanutse byagize, nyamara wowe niba wari ubifite nk'ibihumbi byawe bingahe wakabizunguje kiragiye. Kuko reka nkubaze ubundi nk'abantu mu trading, ncungire nk'abantu wenda abantu ba trading ku ma forex ya online, uzasanga biragoye ko wajya kugura Bitcoin, kubera ko nubwo Bitcoin ijya imanukaho nk'amadolari 10, ariko mu by'ukuri kubera agaciro kayo ihagaze, kubera ukuntu ihenze, ntabwo abantu benshi bayikinaho. Biriya ni iby'abakiremana, ni iby'abahirwe. Aka kanya rero dufite amacoin menshi ari muri 0 n'ibice. Wajya ukajya uzicunga zamanutse ukagura coin, wazakonya kuzamuka ukagurisha. Man, ibyo bintu mujye kubyigara, abantu benshi babyigisha, mujye kubyiga mu mukorera amafaranga. Mu gusa bisaba ugende gake, ntimuze gutekereza ko urahita ugenda ukabikora ugahita ukira. Ntabwo ubukire buza mu munsi umwe mw'abantu. Ubukire barabutereta, bisaba ubuhanga, ukamenya kubika amafaranga, ukaba wamara icyumweru udasupendinga amafaranga for nothing. Bimwe byanyu byo kubona ufite 5 ugahita wumva urasaze. Oya, uzacunge neza abantu bose batunze amafaranga. Ntabwo mvuga ngo batunze amafaranga ngo nuko ari bo bakoze cyane, nuko ari ariko byanga byakunda nibura mu bantu 10 bafite amafaranga
nibura abantu 9 bagerageje kugira ubwenge bwo kuyazigama. Donc kutayapfusha ubusa bayatupatupa. Amafaranga yaje ukayabona burya ujye umenya kazanagenda, ariko ni byiza ko amafaranga yaje wahitukanira ukavuga ngo aya mafaranga niba ari 5,000 mbonye byanga byakuna ntabwo bigomba kongera kumvaho. Wowe ugomba guhita usinya ukavuga nti 5,000 mbonye ntibimva, kuko amafaranga uri kubona none nukomeza kuyareka akakuvaho next time ikindi gihe ntabwo uzongera kuyabona. Niho handi rero mubona waratangiranye n'abajene mungana bagakora rimwe na rimwe ukabona akora ibyinjiza kurusha ibyo bo bakora, ariko ukazabona nubwo barusha kwinjiza ariko ukazabona bo bakurushije iterambere. Kubera iki? Usohora byinshi bidafite umumaro. So rero abantu iyo mvuze ibi trading nkavanga abantu bari gukorera amafaranga bari kugira gute mu cryptocurrency, uhita wumva ko nawe nuza urahita ukorera miliyoni ku munsi, miliyari iki. Niyo wakorera miliyoni ntiwakumva kari guhisukira mana. Amafaranga ni gake gake. Nabo twita abaherwe baracyayashakisha. Sindabona umukire wayibaye umukire ngavuge ngo iyi modoka nari mfite ngo reka nyijugunye. Nubwo yabagiye kugura imodoka ya miliyoni 500, imwe yaguze miliyoni 10, ubona nawe yakomeje kuyikunda cyangwa akagenda akayigurisha. Kuki sateta yijugunya ngayite hariye? So rero tugomba kumenya ko byanga byakunda ubukire cyangwa se gutunga amafaranga bigendana no kwizera ko birashoboka, nico cyambere, ariko kandi tukabikora tuzi ko ni process, ntabwo ari ikintu wava kuri rimwe ngo itugera kuri 15. Sinzi uwo muntu waba uri kubara ngo kuva kuri rimwe 15 ntabwo bishoboka. Ni 1, 2, 3, 4 kugenda uko imibare ishorerana kugera ugeze kuri 15. So tujye twemera process, tukora ibintu dutangira kumenya neza ko n'imbere haba hadukeneye kandi ariho tuzakoresha cyane. Ubundi amafaranga ubonye none man jyo wumva ko nubwo waba ufite ibibazo ariko ujye umenya ko ibibazo bizaze ari byo byinshi birenze ibya none. Bivuze ngo n'ibibazo bya none ushobora kubyirengagiza ukavuga ngo ejo hazaza ikibazo gikaze kuruta iki. Reka ikisingikemure nibashaye banseke, ariko ikizaza ejo ningikemura bazavuga bati umuntu ni intwara, kandi nako biba bimeze. So guys, ni kuri Abyssal TV show, mukore subscribe kugira dukomezanye no mu bindi biganiro.